Ndabashuje inshuti za Berwa TV, nk'ibisanzwe turi kuri Berwa TV, turi kumwe na Mama Berwa nk'uko bisanzwe. Inshuti za Mama Berwa ndabashuje muherereye mu mpande enye z'isi, inshuti zanjye ziri muri Amerika, inshuti zanjye ziri muri Canada, inshuti zanjye ziri muri Australia, Malawi, Dubai, Qatar ndetse na Oman, ndetse aho muherereye hose ndabashuje inshuti za Berwa TV. Nk'uko bisanzwe rero turi kumwe na Mama Berwa. Nababwiye yuko niyemeje kujya mbaganirira, tukaganira ubuzima bwose, ariko nifuje kubabwira ku gice cya kubaganirira ku buzima bwabo muri Oman no kubaha amateka y'ibibera muri Oman. Abantu benshi barabeshywe, abantu benshi babwiwe bitari byo, abantu benshi banduje izina ryaho bapagashije, ariko nkunda kuvuga ngo kuba wasebya ahantu wakuye ikintu, wakuye amafaranga, cyangwa kuba wasebya ahantu wagiye ukabasha kugaburira umwana wawe, kuba wasebya ahantu wakuye amata ukagurira umwana, kuba wasebya ahantu wakuye school fees nziza ukishyurira umwana wawe ishuri ryiza, kuba wasebya ahantu haba haragiriye umumaro umuryango wawe cyangwa se abavandimwe cyangwa inshuti, ni ukuri ntabwo ari byiza. Uvuga ukuri ndakumva, ariko gusebanya kubw'akantu gatoya kubw'impamvu runaka zabaye ni ukuri. Ikintu cyatumye nza kuri kamera nkunda kuvuga nuko nzi yuko hari abantu bashatse content cyangwa se bashatse views muri ibi bintu, bashatse content cyangwa bashatse views muri ibi bintu kugira ngo basebye igihugu. Ariko igituma ngewe ibi bintu nkomeje kubivugaho cyane, nkomeje no kubyamaganira kure, ndetse birashoboka ko umuntu ashobora guhura n'ikibazo, ariko abantu bacana kuri kamera bose ntabwo ariko bavuze ubuzima babaye bo muri Oman nk'uko biri. Hari ibintu bibiri bishobora gutuma usebya Oman, ibintu bibiri bishobora gutuma utayiyumvamo. Icya mbere, ushobora kugerayo ubuzima bwawe bukakunanira kuko uri inyandi udashoboye gukora, ukumva ko abantu bakwanga kandi ari wowe kibazo utaramenye icyakujyanye. Ubundi buzima butuma abantu basebya Oman, hari ukuntu abantu batoroka bakajya mu buzima bwo hanze, bamara gutoroka iyo bari mu buzima bwo hanze baba bigenga, baba bakora ibidakwiriye. Hari ukuntu basoka abana b'Abanyafurika, nkunda kuvuga abana b'Abanyarwanda, mbeno ugasanga barasoka bambaye ubusa. Mu bihugu by'Abarabu ni haramu ko wambara ubusa cyangwa se wambara twatuntu twebwe twiyambarira mu Rwanda se cyangwa twiyambarira muri Afrika. Rero iyo bagufashe bakuriza indege ukura ibyo. Rero kuko ubuje muri situation utahisemo itakunejeje, bijya bishoboka ko umuntu avuga nabi igihugu. Kubera iki? Iyo situation ajemo atishimiye, bijya biba intandaro yuko avuga nabi igihugu. Tuvuga umuntu ageze ku kibuga cy'indege yambaye ko adashaka, aje nta varise, ahita avuga ati baranyirukanye, bankubise, imbwa zagera muzi ibintu byinshi bivugirwa kuri YouTube. Ariko nje kubamara urujijo, ni ukuri hari ikintu mupfana ni akazi. Iyo ushoboye akazi kawe uragakora, ukagakora neza, ndetse bikanagenda neza, kuko abantu icyo mupfana n'umubosi aba ari akazi. Rero nagira ngo mbamare impungenge. Birashoboka koko, birashoboka yuko wagwa ahantu habi, ariko ntabwo ari hose. Abantu bose bavuga ntabwo ari hose. Ikindi cya kabiri, njya nkunda kuvuga ngo turebe abo bantu babivuga, abantu bavuga aya mateka, abantu bavuga ubu buzima. Aba bantu no mu buzima busanzwe bari bantu ki? Abamama bakuze bagiye bagakora bagapagasa bikemera. Ikindi cya gatatu, ni uko umuntu aba agiye ibihagurutsa abantu. Turi mu Rwanda biratandukanye. Ngewe nshobora guhaguruka mpagurukiwe no kujya gushaka amafaranga, aricyo kintu kinjyanye. Undi ashobora guhaguruka kuko urugo rwamunaniye, ahunze urugo rubi. Abo bantu uko ari babiri baratandukanye. Undi wa gatatu ashobora guhaguruka kuko umufiyanse we yamunaniye, umufiyanse we yapfushije urugo. Undi wa kane ashobora guhaguruka kuko yabyaye agatinya igisebo ugasanga aragiye. Undi wa gatanu ashobora guhaguruka kuko afitanye amakimbirane n'abo mu muryango we kubw'uburara runaka. Izi ntego rero duhagurukana, iyo umuntu ahagurukanye intego ageze muri kiriya gihugu, nizo zituma dushobora kuba muri kiriya gihugu mu buryo butandukanye. Tuvuga umuntu niba ananiranywe n'umugabo, ariko yari afite buri kintu cyose mu rugo rwe, yabonaga buri kintu cyose. Iyo agezeyo bakamubwira ngo kora ibi, noneho ntabwo abibasha.
atangira kongera kwifuza akavuga ati ibi birarutana mu rugo rwanjye byari bimeze ukuntu. Uwo muntu rero biragorana yuko ashobora kuramba. Ni wa muntu ushobora kugenda agakora ukwezi kwa mbere kukamunanira, agakora kwa kabiri akirirwa aryamye, akirirwa asinzira, agahita asaba ko bamugarura bitewe n'aya mafaranga cyangwa se n'iyi visa baba barakuguriye, iyi tiketi. Birashoboka ko bigorana ko bahita bakurekura, barabanza bakakunaniza, n'umwagenti akakunaniza. Aricyo gituma leta ivuga ngo mujye muca ku kibuga cy'indege ku buryo byakoroha, mwe guca mu maboko y'abagenti babagurisha kuko wagiye usanga umubosi n'ibintu aba yagutanzeho ntago ari byinshi, kuko igituma ibi bintu bigira imbaraga cyangwa bigira amafaranga menshi ni ukuguca mu bagenti. Noneho rero bakayagabagabana, umubosi akaba atakurekura, ariko wowe wigendeye direct wabonye passport ukagenda direct ujya ku mubosi, nta mafaranga menshi ashobora gutangwa. Ariko ibi bintu bigenda bacuruza abantu bagenda ari uruhererekane, nicyo kintu gishobora gutuma amafaranga aba menshi. None umubosi akakugundira ndetse n'umwagenti ntakurekure kuko aba yarariye umubosi ari kwishyuza aba bagenti. Ariko namwe tubyumve kimwe, twe kujya dufata abantu ngo ni abagome. Ni iki cyatumye abamama muri Kigali tutacyohereza amatike mu cyaro? Wafataga umwana ukamukura icyangugu, ugafata umwana ukamukura ku Gikongo, ugafata umwana ukamukura ahantu umwoherereje tike, ukamuzana ku munsi wa mbere akaharara iminsi 2, wamwereje 15 by'ukwezi. Ku munsi wa gatatu umuturanye akamugutwara cyangwa akagucika, akaba icyo yashakaga ari itike afite izindi mission ajemo. Byatumye duhagarara kohereza amatike. Ariko uramutse umenya amakuru ukamenya uburyo ukumira katagujyanira umutungo, wabikumira. No muri Kigali hari abantu bafata irangamuntu, hari abantu bafata ibyangombwa nubwo bitemerewe mu Rwanda, ariko ushobora kubifata atari uko wanze umuntu, wanga kazakwiba kimwe, wanga se ko wamuhaye amafaranga yawe agacikana amafaranga yawe. Nibyo bintu byatumye nabo rero mubumve, umuntu akohereje amareyari 900 harimo amafaranga menshi, harimo miliyoni zigera hafi ni miliyoni nyinshi mu manyarwanda. Rero uyu muntu yohereje nawe mu mwumve, icyo ni kimwe rero gishobora gutuma akazi kakunanira. Ikindi, niba ugiye unanira ngo ni wanyu, ntabwo ugiye gupagasa, nabwo akazi karakunanira ukifuza kugaruka mu buzima bw'iwanyu nguce bugufi. Niba ugiye urugo rukunaniye, nabyo nibyo twavugagaho, wifuza kugaruka mu rugo rwawe ukumva uyisugaruka. Niba ugiye wabyaye ariko iwanyu ntacyo wari ubuze wari wifite, nabyo bituma akazi kakunanira. Tuvuge wari umwana wo mu bakiri urabyaye, wanyakubwa ati genda hunga igisebo. Abamama, abantu benshi bari hariye ntabwo bajyanywe no gutapagasa. Mwumva ikintu gituma abana bacu cyangwa se ababyeyi cyangwa inshuti akazi kabananira, ntabwo bagiye bafite intego yo kubona amafaranga. Avuga ati wenda mpuye n'ikibazo reka ngende nshaka amafaranga nanjye nze niteza imbere. Ni ukuri bagiye bafite intego, n'u Rwanda rwacu rwatera imbere, bikagabanya ubushomeri buri mu gihugu. Bakagenda baciye ku kibuga cy'indege, ukagenda ufite umubosi, ukagenda mu buryo, ukagenda ufite intego y'uko ugiye gushaka amafaranga. Ariko abantu bose bajyayo ntabwo bagenda bafite intego y'uko bagiye gushaka amafaranga. Uwa mbere agiye urugo rumunaniye, uwa kabiri agiye kuko yabyaye kuko iwabo banze igisebo, urumva ntago ajyanwe no gupagasa, azagera bimunanira ukwezi kumwe, amezi 2, agirana ibibazo n'ababosi ashaka kugaruka kuko ari we wananiranye. Iyo hageze nshuti zanjye mu nyumve neza, iyo hageze akazi kamunaniye, nta wivuga mabi ameza ahari, ahita avuga ngo bankubitaga, ngo hari akazi kenshi, ngo bantezaga imbwa kuzikando, ko nta n'imbwa ziba hariya, bamutezaga imbwa zivuye. Ni muri urwo rwego. Uwagiye nawe ashwanye n'umufiyanse we, hari umukobwa waciye kuri YouTube avuga yuko yagiye ashwanye n'umufiyanse we, atimeta mu maso. Urumva nawe akazi karamunaniye, gusa Imana imumugisha araje avugisha ukuri ko yari afite n'ababosi beza bakoraga muri Ketchup. Yabivugiye ku Isimbi TV. Rero intego tuba tujyanye niyo ituma dukora akazi. Ariko iyo wagiye uzi kujyana n'amafaranga, icyambere urubaha, icyambere ufite intego, ukavuga ndakora igihe runaka nje kwikorera cyangwa nteza umuryango wanjye imbere. Gusa ntibyari bikwiye ko ushobora kuba ari wowe nyiramakosa. Ntabwo bikwiriye umuco w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi wo kuba wowe ubwawe ushobora kubeshya, ukabeshyira abantu kubw'impamvu witeye cyangwa ikibazo wishyizemo, ukabeshyira abantu. Ariko nabwo ikintu nagusaba kuvugisha ukuri. Nagusaba kuvugisha ukuri nk'umuco w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nicyo kintu kizima
byagufasha. Ikindi cya gatatu nshobora kubabwira, mujye mugendera mu mucyo, mugendere mu buryo busobanutse, mwe kujya mugenda mu bujura. Muri aka kanya rero reka nongere nsaba abantu mwumva mukeneye kumenya amakuru yawo, mumamagare kuri 079565044 ninjye uzitaba. Arumva ashaka kujya gukorayo yatubwira tukamubwiza ukuri, kugira ngo utazisanga mu bibazo urimo kugaruka, aba ariyo nabo rero dufite uburyo nabafasha, ku buryo nabahuza n'umuntu, ku buryo byoroha gushaka ibyangombwa byo gutaha, hakagira umuntu ugufasha yaba mu gutaha. Hariyo JP ajya afasha abantu ku buryo agufasha ukava Maskati cyangwa ukava aho uri ukaza gufasha mu buryo bworoshye ugataha, cyane mu bantu bari mu buzima bwo hanze. Kandi ni ukuri byose aba ari ubunyangamugayo kugira ngo urinde umutekano wawe. Rero ibi bintu narindimo mvuga ni ukugira ngo muharanire kuvugisha ukuri. Nabasabaga ngo muvugishe ukuri rwose. Ntago navuga ngo abantu bose barera, ariko ntabwo abantu bose baje ibyo bavuze byose, ntago navuga ngo niko kuri kuza duhara. Hari uwaje aravuga ngo bafashe umuntu ngo bamunyuza ngo amacupa muri sex, ngo amacupa. Ibyo bintu ni akavideo katambutse, ariko ntago barabarabu, ahubwo kira ni igihugu gihekeye isi yose. Hari abahinde, aba Bangladesh, aba Ethiopia, hari n'abanyakenya, abarundi. Ni igihugu gihekeye abantu bose. Rero bo murabizi ko ibyo bintu aba ari haramu, tubwizanye ukuri. Ntabwo ari byiza ko ahantu waba warakuye ubuzima wijyanye ubizi neza ko wijyanye kuza kuharana. Ikindi cya kabiri nshaka kubaha nshaka kubabwiza ukuri. Ndababwiza ukuri ko murimo mwikoreza igihugu cyacu umutwaro kandi bitari byo. Niba ibi bintu koko byarakubaye, uzana ibimenyetso bifatika. Niba nyakubahwa Excellence afata umwanya agatekereza ku bantu bari muri Oman, ngo mu bizungu barabakubita, ngo babima ibiryo, njyewe icyo nemera nkigerayo byarananiye kurya kubera umuceri ntawumenyereye, ntawuryaga mu Rwanda, byarananiye ubwanjye, ariko atari uko babinyimye. Birananira burundu, birananira. Niba ikintu cyakunaniye umuntu atakikwemera ko cyakumunaniye, kandi bo barawurya guturuka ku wa mbere saa 7 barya umuceri, bakarangiza umwaka bagafata undi barya umuceri. Iyo ni imico yabo. We niba bikunaniye vuga uti ibiryo byaho byarananiye, ariko wivuga ngo barabikwiye. Mwifata igihugu, dufite ibintu byinshi tugomba kwitaho mu gihugu cy'u Rwanda, dufite ibintu byinshi tugomba kwitaho. Iyo ufashe iyo mubona nyakubahwa avuga kuri biriya by'abamisi agahita aza kuri Oman mutabazi, kandi wowe wagiye unanirwa kwikura mu kibazo kubw'ibibazo byawe witeje, warangiza ukaza ubeshya. Ubufashe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame afite ibindi bintu byo kudutekerereza no gutekerereza u Rwanda. Rero mwebwe mwikoreza muza n'ibindi bibazo bidahari, dusana ibimenyetso ko icyo kintu cyakubayeho ubeshya. Ndashaka kubabwiza ukuri, mujye muvuga ukuri. Niwongera kuvuga ibintu inkuru ubeshya, nemerewe njyewe gutanga ikirego muri RIB. Nkavuga ni umuntu nagaragaza ibi bimenyetso k'ibintu avuga atari views, atari ugusebya igihugu. Ntago mamuzi imbaraga bifite. Mufatanya kubahwa mukamwikoreza imitwaro, kandi n'ubundi bintu dufite byo kugeraho n'iterambere ni byinshi. Icyumba yakabaye ari gutekerezamo ibindi, mugashyiramo amakosa yacu ndetse n'ibindi byose. Birashoboka koko kwahura n'ako kaga, ariko none twe no kubeshya tuvuga ukuri. Ntabwo abantu bose bavuye muri Oman baza kuri kamera baza bavuga nabi, ari uko ibintu byose byababayeho. Ni ukuri njyewe nta kintu mashinza mvuyeyo. Navuga ngo abo twahuye nabo, abo muri Oman, abambereye, aba boss, Imana ibaha umugisha. Njyewe nabasabira umugisha, kuko hari aho navuye naho nageze hari icyo byamariye. Njyewe nabasabira umugisha. Murakoze.
niba unyuzwe n'iki kiganiro nakagaruka tukwereka n'uburyo wakwiteza imbere nawe wakorera amafaranga biciye mu mucyo. Kora subscribe, share na comment. Nababwiye ko iki kiganiro ari kirekire, tuzakomeza tunyuzaho uko bigenda bisimburana uko umunsi yita buri munsi tuzadushyira ikiganiro. Kora subscribe, share na comment, ujye ubana na Mama Berwa mu biganiro bya buri munsi. Murakoze, murakarama, Imana y'amahoro ibarinde kandi bishimire.